ndi kunanone ku bigo by'amashuri bigiye bitandukanye guhera muri gardienne kugeza muri 6e secondaire niho nabonaga ndi nahageze rero nsanga nahageze nko mu saa 3 n'igice mpageze mbana twinjiye mu kigo ariko ngiye ntago nari nambaye uniform ariko nabonaga turi kumwe n'abanyeshuri benshi bari bambaye uniform y'umweru na kaki y'ijipo amashati yari umweru ariko kake ari ijipo noneho abo banyeshuri twajyanye nyine urumva ngiye najyanye n'abakererewe ngendanye n'abakererewe abo bakererewe rero nicyo kintu cyaje kunsetsa tugeze ku mashuri nsanga buri classe yose guhera mu wa mbere kugeza guhera mu wa mbere primaire kugeza secondaire mu 6e buri shuri ryose hari umwarimu uhagaze ku muryango kuko bari bategereje abanyeshuri bagize gute bakererewe ubwo rero byaje kugenda gute rero noneho abo badirectrice bari bategereje abana kugira ngo bakubitwe nyine bari bafite inkoni zimwe nziza bakubita nyine kugira ngo kwita abana bakererewe noneho ikintu cyantangaje bana bakererewe abanyeshuri bakererewe nyine basangaga abo barimu nyine urumva ntibari kwinjira mu ishuri byanga byakuno uciye kuri umwarimu wawe atagukubisa igiti nagiye kubona mbona abana benshi bari mu kigo babicaritse ahantu hamwe abakererewe mu by'ukuri kwinjira nabonaga ari saa 1 n'igice abandi amasomo bari bayagerereye abandi bana nyine umva bari bakererewe bageze rero mu kigo sasa dore gukubitwa abandi bakajya bakebereza bakanga kugira ngo bajye gukubitwa Imana irambwira ngo reka nkubwire Imana irambwira ngo uri kwikerereza byanga byakunda ugomba kwiga urumva uri muri kerereza mu rugo rwawe uri muri kerereza mu kazi uri muri kerereza muri situation zose ubayemo Imana yambwiye ngo wakwize neza mama wakwize neza mu papa wakwize neza musore mukobwa mwakwize neza Imana irambwira ngo wakererwa utakwikerererwa ugomba kwiga kandi erewere baskiyamando jezira birefokire sire nubundi nukererwa ukanga kujya ku ishuri nubundi nukirize ngo utangaje itangazo nkubwire ngo iga neza ahubwo baza Imana ngo mbese papayi ngeze mu wakangahe ubaza umwaka urimo ubazi igihe uhagazemo leta rawirebere fokire siyamando ntabwo aya mashuri y'Imana ameze nk'ayo mwisi haleluya nubwo Imana ibigereranya ariko Imana hari igihe ubona ufite ishyaka n'umuhate ikaba yanagushyiramo n'iyo miyaga haleluya Imana ishimwe cyane ikaguha impamba y'urugendo kugira ngo ubashe kwiga wa mukobwa Imana ukabona Imana ikugurira amavuta ukabona Imana ikugurira telefone birirwa bajya gushakishiriza ahandi ukabona Imana irakwambitse mu Mana bwayo niyo wowe ufite umwe abantu bakakubona bakakureba nk'umuntu udasanzwe kubera yuko wihanganye iyo urimo kwiga neza Imana iraguhisha iyo urimo kwiga neza Imana iragufubika kwihanganya ukihanganira urugo rwawe ukihanganira umugabo washatse ukihanganira umugore washatse wakwihanganye muri office wicayemo wakwihanganye wa mukobwa we wakwihanganye ko Imana avuganye nayo kwizakubakira urugo wakwihanganye ko Imana avuze ko izagukorera ubukwe atawerebere fokire siyamambo wakwihanganye ko Imana avuze ko izaguha akazi urajya kwicira inzira ngo ujye kuryamana n'umukoresha kugira ngo ubone akazi Imana ambwiye ngo mwarimu nta gihe afite cyo kongera gusubirisa n'isomo ryarangiye Imana yacu nihabwe icyubahiro nta gihe afite n'ukuri ku Imana ahubwo babarira wige neza niba uri mu mwanya w'Imana neza cyangwa se niba warabaye ushaka kuba marine ibintu ni bibiri ba marine birangire wige birangire Imana yacu ntabwo icyubahiro ariko si nkwibuje kugira kuba marine kuko umwana wanze kwiga ba marine Imana yacu ni dutabare najya nkubwire rero ngo ube maso wa mukobwa we ube maso papa ba maso wa musore ba maso Imana ishimwe cyane Imana yagusezeranije umugisha ivuga ko izakubakira urugo hanze twararambwiye ngo ntabwo urimo kukwigisha ari uzagira gute uzaguha amanota aricyo cyiza Imana ishimwe cyane aguhaye amanota yaguha 0 ariko data wa twese ni uzaza kwitanyira amanota bitewe nawe ndagira nkubwire ngo wihangane kuko iriya nkoni nutangana n'ubundi urayikubitwa niwe wicira inzira urakubitwa Imana ishimwe cyane niwe wicira inzira Imana iragukubitirayo ndagira nkubwira ngo wihangane ukomere Imana yambwiye ngo reka gukwepa ishuri mama reka gukwepa ishuri mukobwa wa musore reka gukwepa ishuri kuko umwaka urimo ntabwo uwuzi Imana ishimwe kandi nawe urabizi ko wagiye usibira ariko ndagutangaza nkubwire ngo ihanga nkubwire ngo nukuri aho ngaho uhagaze aho wasebeye aho wakorewe n'isoni aho wanaga ko ntanzira niho Uwiteka Imana agiye kumvikanishira ijwi ryiwe ry'amashimwe bagiye kubona ko wasenze Imana y'inyembaraga papa bagiye kubona ko wasenze Imana y'inyembaraga mubye haleluya bagiye kumbona yuko wasenze Imana y'inyembaraga musore nawe mukobwa Imana yacu nihabwe icyubahiro kubera yuko Uwiteka Imana ishobora byose yabonye kurira no kwinyiga kwawe niba uhagaze mu mwanya neza niba umusaraba niwo bendera cyacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niho tuneshe
reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukunda ijambo ry'Imana kandi mukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho muri hose mu bice bitandukanye. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Neza y'Imana, mugisha w'Imana nibibomeho mwebwe n'abanyu bose. Imana yivanga ibyo mukora byose kandi Imana ihumugisha imirimo yose mwerekejeho amaboko. Ko ibyo nibyo biranga umukiranutsi w'Imana wese aho aherereye hose. Nimba wubashye Imana izakugira neza, zakwizaho uburame mu byo ukora byose. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana kutabyuzuza se Clarisse. Imana yahamagaye. yahamagaye sha Kabisa aratoranijwe na kwambiye. babyanga babyemera. Umeze neza? Ndashima Imana. Urakomeye cyane. Makuru ki yawe? Cyane meze, ndashima Imana pe. Kabisa urakeye ariko da? Imana ishimwe. Byose niyo. Byose ni ukubera Imana. Murimo w'Imana uri kugenda neza. Umurimo w'Imana uri kujya mbere. Yego, twishimiye kubona nawe mu kiganiro cy'uyu munsi kandi biratunejeje cyane. Nanjye nongeye kwishima ko nongere kubana nawe iki kiganiro. Imana ishimwe. Makuru mashyashya. Makuru mashyashya mfite ni amakuru meza, ariko ngo abantu bakomeje kwanga kwiga. Ariko kwiga biravuna abagabo muntu we. None se kandi ariko bashaka kugira ngo bajye mu bihugu byo mu hanze wajya kwambukira imipaka utarize. Ntabwo rimwe twabaveba kuko kwiga biravuna. Ariko uko byasa kose nyine agomba kwiga. Niyo makuru tuvanye kuri radari. Kuri radari niyo makuru mpavanye, kandi nukuri icyo nzi neza cyo mfite amakuru afatika. Yego. Tugiye kwana ikiganiro ariko mbere ya byose Imana usuhurize abakunzi. Urayiza ndeba. Biriba ry'uwambaje. Ndashima Imana yo mwijuru ko ari umukozi w'umuhanga. Ndasuhuza abakunzi biriba ry'uwambaje TV. Imana yo mwijuru baha umugisha. Ndasuhuza umunyamakuru wanjye Nepo. Imana iguha umugisha. Ukuri kandi Imana yumve ko nishimye kubwa mwese. Yego, urakoze cyane. Abantu basimbukire rero kuri baryo wambaje bakore subscribe ndetse basharing n'ibiganiro bisangiza abandi, bahekire ubutumwa bwiza bunyura kuri iryo riba ry'uwambaje, kandi ubikora bikunze wese Imana izamuha umugisha. Sibyo? Ko bimeze. Uti rero abantu bare kwanga kwiga. Mbere yuko ubwo abantu bari kwanga kwiga manzi usenga Imana. Mana turagushimye turaguhimbaje kuko ari nta kibasha kuroga umugambi wawe. Ndagushimye ko ngiye kungirira icyizere nkamuretse imbere y'ubwoko bwawe, kandi data ndagushimye guteka nyine ngo Imana ko ngiye kumpa amakuru, ukampa amakuru kugira ngo ugeze ku bwoko bwawe. Watugize ibitangazamakuru byawe nyir'ubutware kugira ngo tubashe kugeza amakuru ku bantu bawe. Nyemerera Kristo aka kanya bane natwe, Mwuka wera tuyobore muri byose, utangirane natwe usozanye natwe. Gahunda z'iki kiganiro zose tuzigugise mu biganza Kristo kugira ngo abe uziyobora, zigende mu mitima ya buriya bwoko witeka nyine ngo Imana ishobora byose. Haya tawere berevokire amando zihaze kwifuza kwiyo mitima. Ndagushimye rero Kristo utangirane natwe, Nepo umubane nawe nanjye ubane nanjye. Mwami Imana ishobora byose, Mwuka wera bari utuyobora muri byose, kandi ijambo ryawe witeka nyine Imana ritubere byose kuko ari wowe ufite byose. Ndagushimye kuko uri Imana y'inyembaraga, tugoye karibu nikaze kugira ukomeze kubana natwe mu izina rya Data twese bisabye byizera koze Yesu. Amen. Niko abantu bari kwanga kwiga ngo bimeze bite? Abantu bari kwanga kujya ku ishuri. Abantu bari kwanga kujya ku ishuri. Mana ishobora byose, abantu bari kwanga kujya ku ishuri. Mana nukuri pe, ngewe rero mujye muwihangana. Imana buri munsi ibe yansuye. Imana insura buri munsi kuko nanjye mba nayishakanye umwete. Nayo ushakanye umwete uzajya gusura. Banashatse amakuru, mbese meze nka wa mwana uri gushakisha. Ndumva nshaka amakuru Nepo. Yo nakubonye manzi. Ndumva nshaka. Numva nshaka hari icyumba ubu ngubu ndimo cya kabiri. Ndumva nshaka kujya mu cyumba cya gatatu. Ni gushakisha amakuru. Umva makuru y'umurwa. Ngiye kuyabagezaho. Uri kura hatahereya. Kandi umucyo n'umwana w'intama. Umusumwe nzawinjiramo. Ayo makuru. Haleluya. Niyo dukeneye. Aya makuru ngiye kuyabaha nyuma yo kubaha amakuru. None ngiye kubanza amakuru. Ngiye kubanza amakuru abakunzi biriba ry'uwambaje TV. Nukuri ngiye kubaha amakuru y'ijuru, kandi nukuri nuyumva uyiteho. Niwumvira ayo makuru kagenderamo urabona umugisha w'Imana. Rero nagiye kubona mbona ndi kunanone ku bigo by'amashuri bigiye bitandukanye. guhera muri gardienne kugeza muri 6e secondaire niho nabonaga ndi
nahageze rero nsanga nahageze nko mu saa 3 n'igice mpageze mbana twinjiye mu kigo ariko ngiye ntago nari nambaye uniform ariko nabonaga turi kumwe n'abanyeshuri benshi bari bambaye uniform y'umweru na kaki y'ijipo amashati yari umweru ariko kake ari ijipo noneho abo banyeshuri twajyanye nyine urumva ngiye najyanye n'abakererewe ngendanye n'abakererewe abo bakererewe rero nicyo kintu cyaje kunsetsa tugeze ku mashuri nsanga buri classe yose guhera mu wa mbere kugeza guhera mu wa mbere primaire kugeza secondaire mu 6e buri shuri ryose hari umwarimu uhagaze ku muryango kuko bari bategereje abanyeshuri bagize gute bakererewe ubwo rero byaje kugenda gute rero noneho abo badirectrice bari bategereje abana kugira ngo bakubitwe nyine bari bafite inkoni zimwe nziza bakubita nyine kugira ngo kwita abana bakererewe noneho ikintu cyantangaje bana bakererewe abanyeshuri bakererewe nyine basangaga abo barimu nyine urumva ntiwari kwinjira mu ishuri byanga byakuno uciye kuri umwarimu wawe atagukubisa igiti nagiye kubona mbona abana benshi bari mu kigo babicaritse ahantu hamwe abakererewe mu by'ukuri kwinjira nabonaga ari saa 1 n'igice abandi amasomo bari bayagerereye abandi bana nyine umva bari bakererewe bageze rero mu kigo sasa dore gukubitwa abandi bakajya bakebereza bakanga kugira ngo bajye gukubitwa Imana irambwira ngo reka nkubwire uri kwikerereza Imana irambwira ngo ugiye gukubitwa inkoni Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye gukubitwa inkoni zo gukerererwa urumva umwana wafashe nepo wafashe amasomo umwana nje saa 1 n'igice undahageze saa 3 wa mwarimu Imana irambwira ngo umwarimu ari bugaruke asubire inyuma ajye kongera gutangira isomo kuri wa wundi umwe wakererewe Imana irambwira ngo barimo barikerereza kandi n'ubundi bagomba kugira gute bagomba kwiga uko byagenda kose bya somo wa mwarimu ntabwo ari bongere kugira gute nepo kurisubiraho Imana irambwira ngo abantu benshi banze kwiga kandi no banimo bajya kwiga bari kugenda bakererewe bagenda baseta ibirenge kandi n'ubundi ubakubita ari ku ishuri mwarimu ntabwo uri bumwinjira natabanje kuguha igiti kugira ngo ejo utazagira gute ejo tuzongera gukerererwa Imana irambwira ngo banze bongeye banze kwiga kandi Imana irambwira ngo uri kwikerereza byanga byakunda ugomba kwiga urumva uri muri kerereza mu rugo rwawe uri muri kerereza mu kazi uri muri kerereza muri situation zose ubayemo Imana yambwiye ngo wakwize neza mama wakwize neza mu papa wakwize neza musore mukobwa mwakwize neza Imana irambwira ngo wakererwa utakwikirererwa ugomba kwiga yego kandi erewere baskiya mando jezira birefakire sire nubundi nukerererwa ukanga kujya ku ishuri nubundi nukerererwa uzakubitwa nubundi nutanajya ku ishuri nta bwenge uzagira bya bindi Imana yavuganye nabo ntabwo uzabigeraho Imana irambwira ngo wakwihanganya ukiga wakwihanganye rebere fakire skiya mando ukajya gufata ari amasomo wakwihanganya ukihanganira urugo rwawe ukihanganira umugabo washatse ukihanganira umugore washatse wakwihanganye muri office wicayemo wakwihanganye wa mukobwa we wakwihanganye ko Imana avuganye nayo kwizakubakira urugo wakwihanganye ko Imana avuze ko izagukorera ubukwe heya tawerebere fakire skiya mambo wakwihanganye ko Imana avuze ko izaguha akazi urajya kwicira inzira ngo ujye kuryamana n'umukoresha kugira ngo ubone akazi muraryamana uyu munsi ejo ntago muzongera kuryamana kandi azakwandikira iki azakwandikira urwandiko rukwemerera uruvuga kuko ejo azabona undi noneho ukurenze nawe baryamane icyo gihe uri yankoni y'Imana ibikugezeho wakwihanganye ko nubwo wadepoje ukabura akazi ariko wakwihanganye ubushake bw'Imana wakwihanganye wa mubyeyi ko Uwiteka yavuze ko azaguha urubyaro urajya kureba kwa bapfumu kwa mwami urahakura iki retara wirebere fakire skiya mando jezira bire fakire sire Imana yambwiye ngo abantu bakwihanganye mwakwihanganye mukiga ko Uwiteka aje kugirira neza kandi reka nkubwire abo bantu Imana akererewe n'abantu bari muri primaire kwere uko secondaire iri amaze kwinjira uri muri primaire nturagira no mu gatanu primaire nturagira bari mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu abo nibo bakererewe nta na hamwe urageza Imana yambwiye ngo nta urageza mama nta urageza papa nta urageza wa mukobwa uri muri arashima igeri ngo muri korari byanze ndagira nkubwize ngo utangaje itangazo nkubwire ngo iga neza ahubwo baza Imana ngo mbese papayi ngeze mu wakangahe ubaze umwaka urimo ubaze igihe uhagazemo leta rawirebere fakire siyamando ntabwo aya mashuri y'Imana ameze nk'ayo mwisi haleluya nubwo Imana ibigereranya ariko Imana hari igihe ubona ufite ishyaka n'umuhate ikaba yanagushyiramo n'iyo miyaga haleluya Imana ishimwe cyane ikaguha impamba y'urugendo kugira ngo ubashe kwiga wa mukobwa Imana ukabona Imana ikugurira amavuta ukabona Imana ikugurira telefone birirwa bajya gushakishiriza ahandi ukabona Imana irakwambitse mu Mana bwayo niyo wowe ufite umwe abantu bakakubona bakakureba nk'umuntu udasanzwe kubera yuko wihanganye iyo urimo kwiga neza Imana iraguhisha iyo urimo kwiga neza Imana iragufubika heya tawerebere fakire skiya mando jezire vomesire uzampamagara ubimbaza uburyo Imana ifubika mama uzabimbaze haleluya uzabimbaze uburyo Imana ifubika uzabimbaze uburyo Imana ibeshaho uzabimbaze nkubwire uburyo Imana itunga umuntu haleluya Imana yacu nihabwe icyubahiro ndagira ngo mbabwire ngo nimwige neza abavandimwe kuko Imana yo mwijuru abari mu banyura bategereje kugira ngo babahondagure
wa mugabo uzajya utaha mu rugo umugore agukubite, wa mugore utaha mu rugo umugabo agushishure. Imana ishimwe cyane, inkono yirya da. Imana yacu nidutabare, ariko nugenda umeze neza wiringiye Imana wategereje, Imana izazikuburane kandi kurwanirire. Imana irambwira rero ngo abantu bakomeje kwanga kwiga, kandi mu by'ukuri murimo muranga kwiga utazi n'umwaka uhagazemo. Ese urabona ari amanota uzayakura he? Imana ambwiye ngo mwarimu nta gihe afite cyo kongera gusubirisa n'isomo ryarangiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro, nta gihe afite n'ukuri kw'Imana, ahubwo babarira wige neza. Niba uri mu mwanya w'Imana neza, cyangwa se niba warabaye ushaka kuba marine, okay? Ibintu ni bibiri, ba marine birangire, wige birangire. Imana yacu ntabwo icyubahiro, ariko si nkwibuje kugira kuba marine kuko umwana wanze kwiga ba marine. Imana yacu nidutabare. Ndagira nkubwire rero ngo ube maso wa mukobwa we, ube maso papa, ba maso wa musore, ba maso. Imana ishimwe cyane, Imana yagusezeranije umugisha, ivuga ko izakubakira urugo. Hanze nababwije ukuri kw'Imana ishobora byose, hanze ahangaha birakomeye. Ba maso wa musore we, haleluya. Iyi Imana yaragusezeranije umugisha. Mwijuru hari Imana ifite inkwano, mwijuru hari Imana ifite za gakondo. Niba nta niyo wabo miryango iwanyu muwavutsemo nta munani wegeze baguha bitewe na situaso wavutsemo cyangwa ntago mbizi, ariko Imana ifite iminani papa, Imana ifite umunani wa musore we. Reka kwirwanirira ngo abakobwa bafite amafaranga, reka kwirwanirira ngo urebe ibimero, reka kwirwanirira ngo urebe housing. He yatarawereje zirebere fome sikiya mandiringira Imana. Imana ishimwe cyane, mbere y'Imana niho hari byose, mbere y'Imana niho hari ubutunzi. Iga neza wige, wemerere professor. Haleluya. Niba ari ubushomeri wihangane bukwigishe, niba ari urushako ruwe kwihanganira ukwigishe, niba ari urubyaro rwawe wihanganira ukwigishe, niba ari umuryango wavutsemo wihanganira ukwigishe. Haleluya. Ihanganira ishuri sheri, kuko Uwiteka aje kukurerereza irebere vome sikiya mambo. Nyir'ubutwara arambwiye ngo ntabwo uri urimo kukwigisha ari uzagira gutera uzaguha amanota, aricyo cyiza. Imana ishimwe cyane, aguhaye amanota yaguha 0, ariko data wa twese ni uzaza kwitanyira amanota bitewe nawe. Ndagira nkubwire ngo wihangane kuko iri yankoni nutangana n'ubundi urayikubitwa, ni wicira inzira urakubitwa. Imana ishimwe cyane, ni wicira inzira Imana iragukubitirayo. Ndagira nkubwire ngo wihangane ukomere. Imana yambwiye ngo reka gukwepa ishuri mama, reka gukwepa ishuri mukobwa, wa musore reka gukwepa ishuri kuko umwaka urimo ntabwo uwuzi. Imana ishimwe, kandi nawe urabizi ko wagiye usibira, ariko ndagutangaza nkubwire ngo ihangane wige, kuko abandi amasomo bayageze kure, cyane. Ntabwo mwarimu azagaruka kuri rya somo abandi barangije kubera yuko bakererewe, kandi n'ubundi urakubitwa numara gukubitwa iryo somo riguceho, nirigucaho kandi usanga urasibiye. Ndagira ngo wihanganire iryo shuri uhagazemo. Haleluya. Urikomere musaba Imana imbaraga. Data wa twese aje kuguhembera hagusanze kandi aje kugutabara mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Uyu munsi rero mwihangane nahinduye icyigisho, nabanje kubaha ubutumwa, ariko ndagira nkubwira ngo wihanganire ishuri. Byari bitewe na nepo umbajije ngo mbese ko abantu bari gukomeza gukwepa amashuri bimeze bite. Nagira ngo babwize ukuri mbabwire ngo ni mwihangane gato cyane. Ishuri uhagazemo ni siryo ndahagazemo, iryanjye siryo ryawe ry'urahanga ari ryo ryari, ariko amashuri yose nubwo atandukanye, ariko twese kugira gute utkubaza n'umwe, uduha amanota n'umwe. Ureba ahantu uhagaze niba ko kuri kwiga, niba wasanze wari wamaze gutakaza isomo, wongera usaba Imana imbaraga, wongera usaba Imana ngo Mana ngarutse imbere yawe, rerebere fokiresi y'amando jezera birevume siri, ninjye wa mugore ndagarutse kugira ngo wongere ungirire neza, ninjye wa mugabo ndagarutse kugira ngo wongere unyambike imbaraga. Haleluya. Wikwicira inzira. Haleluya. Uwiteka Imana ni uje kukurejeza irebere vome siri, ni uje kugucira inzira. Nabona ko ibintu bidashoboka n'ukuri azabikora kuko ni Imana iri hejuru ya byose. Imana ishimwe cyane. Reka mbasomere ijambo Uwiteka Imana yampaye riri muri Yeremiya ibice byaho 33 umurongo wa 10. Kumbe icyo Uwiteka Imana ashatse kuvugana namwe. Yeremiya ibice 10 ibice 33 umurongo wa 10. Nepura dusomera. Hetawe rebere vokiresi y'amando jezira bire vokiresi tuterereze uritaye. Mana data wa twese ni dutabare. Haleluya. Yeremiya ibice 33, reka duce muri iri jambo hanyuma mbasengera Imana. Ibice 33 umurongo wa 10 kugeza 12. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yeremiya ibice 33 umurongo wa 10. Yego urageza 12. Dusome mu izina rya Yesu. Uko ni Uwiteka avuga ati, yego aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo, yego hatakiba umuntu, bona n'amatongo ndetse no mu midugudu y'Uburuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Yego aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'abavuga bati ni muhimbaza Uwiteka Nyiringabo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, n'ijwi ry'abazana ibitambo
byo gushima mu nzu y'Uwiteka Haleluya. kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe bakaba nkambere. Mana ishimwe. Uwiteka avuga. Haleluya. Kuni Uwiteka nyiringabo avuga ati yego hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo no mu midugudu yabo hose yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba aho bazashyura imikumbi yabo. Imana iguha umugisha kandi nepo Imana iguha umugisha. Amen. Tawere berevokire skiyamando jezera berevokire siri tutererezo de hatawere berevokire siri tutererezo de tayi wiwigezi arabikire siri tutererevombe rabikire siri tutererezo de tayi. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Haleluya. Imana iguha umugisha. Retara wire berevokire skiyamando Jesus baba rabito tere berevokire siri tutererezo de tayi. Uracyari yamana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nimwumve uko Uwiteka Imana yera Isiraheli ivuganye namwe mwabwoko bw'Imana namwe mukurikiranye iriba ry'uwambaje TV. Uku niko Uwiteka avuga ati aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo hatakiba umuntu ubona amatungo ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye zitakigendwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Haleluya. Aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'abavuga bati nimuhimbaze Uwiteka nyiringabo kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, n'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe bakaba nkambere. Niko Uwiteka Imana avuganye namwe. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ni hagwe icyubahiro. Uzamurira Imana icyubahiro waruri. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo impamvu nabanje kuzana kubahereza rino yerekwa Imana yari yampaye, ndagira ngo nkubwire ngo wowe wicaye ku ntebe y'ishurira turimo kwiga. Haleluya. Tarawire berevokire skiyamando jezira berevome sire. Nubwo bavuga ko byagucanze rata, nubwo bavuga ko wabuze ubwenge, nubwo bavuga ati uriya rwose pe ntacyo azimana ntacyo azagera, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe. Nubwo bavuga ngo wabaye amatongo, nubwo bavuga ngo ntawe ukikunyuramo, nubwo imiryango yakuvuyeho, nubwo abavandimwe n'inshuti bakuvuyeho, ariko Uwiteka Imana ishobora byose avuganye nawe. Haleluya. Imana iravuze ngo mu mudugudu hagiye kongera kumvikana indirimbo hagiye kongera kumvikanishwa indirimbo n'amashimwe. Haleluya. Imana yamwijuru igiye kukugarukaho mama, Imana yamwijuru igiye kukugarukaho papa. Haleluya. Ngo imiryango yaragutaye, ngo abavandimwe bakuvuyeho kubera yuko ejezire berevokire skiyamando basiga bakuvuga ukuri nuko utari, ngo wabuze ubwenge. Imana yacu ni ishimwe cyane, ariko Uwiteka Imana ishobora byose agiye kunyuranya ibihe n'iminsi kandi agiye kunyuranya abako itavuga Imana imbere y'amaso yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wowe ubwawe gusa aho bakuvugira ubanzo wikrasa urebe ese ibyo ko aho mpagaze koko Imana irambona, ese data batwese akakanya ari kundeba. Haleluya. Ese ishuri ni kwiga neza, ese aho mpagaze koko mpagararanye n'Imana. Niba Uwiteka Imana ishobora byose nibuze kuhagararanye n'Imana akakanya, niba etawere berevokire skiyamando, niba ko kubona neza yuko akakanya Imana yo mwijuru iri kukureba neza, nukurinda gutangariza itangazo nkubwire ngo bariya bose babonaga ko wabaye igicibwa, bariya bose babona ko ntanzira, bariya bose bagucira ibico, bariya bose bakwisa amazina, bariya bose baje bavuga uko uri nuko utari, bijya ngo utanga itangazo ngo nibo bagiye kongera kuvuga he atawere berevokire skiyamando jezire berevome sire iby'ubwira bw'Imana ku buzima bwawe, bagiye kugutangariza amakuru, bagiye kuvuga iby'inkuru nziza ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabizi neza ko uhagaze ku musozi papa, ndabizi neza ko uhagaze ku musozi bakwitegeye, ndabizi neza ko uhagaze ku musozi bavuga kuzamwara, ndabizi neza ko uhagaze ku musozi bavuga kuzakorwa n'isoni, ariko itangazo ngo utangaje akakanya Uwiteka avuganye nawe akubwiye ko nta soni zizagukora kandi ntabwo uzashungerwa n'abanyamahanga. Tawere berevokire skiyamando jezira berevome sire. Uwiteka avuganye nawe ya magambo ngo arakubwiye akakanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ivuganye nawe ngo Yesu Kristo nahabwe icyubahiro cyane. Imana irakubwiye ngo aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima. Imana ishimwe cyane, n'ijwi ryo kunezererwamo, n'ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Wa mukobwa aho nurusha kubuzamurira Imana icyubahiro, bavuze ngo ngura waragumiwe, ngo ntabwo uzashaka, bakwisa amazina ukuri bakuvuga ukuri nuko utari, ngo kubera yuko ubashye Imana, kubera ko wategereje Imana. Tarawire berevokire skiyamando, ndagira nkubwire ngo nukuri aho ngaho uhagaze, aho wasebeye, aho wakorewe n'isoni, aho wanaga ko ntanzira, niho Uwiteka Imana agiye kumvikanisha ijwi ryiwe ry'amashimwe. Bagiye kubona
ko wasenze Imana y'inyembaraga papa, bagiye kubona ko wasenze Imana y'inyembaraga mubyeyi, haleluya, bagiye kumvana yuko wasenze Imana y'inyembaraga musore nawe mukobwa. Imana yacu nihagwe icyubahiro, kubera yuko Uwiteka Imana ishobora byose yabonye kurira no kwinyiga kwawe. Niba uhagaze mu mwanya neza, niba utari gukererwa kujya ku ishuri, niba urimo kwiga neza papa, niba urimo kwiga neza mama, Uwiteka araje. Retara wirebere vomesiki yamando jesira birevokire sire etakuwa rabito tejezire birevokire skiyamando. Uwiteka Imana ishobora byose njya kubwire ngo araje, kandi ku buzima bwawe naza ntabwo ari buceceke, haleluya. Imana ishimwe cyane, nta n'umuntu n'umwe ngo wari ukikunyuramo. Abantu bose barabare gicibwa, nta muntu arujyamaga kuri telefone ngo yagufata, imiryango yakuvuyeho, abavandimwe baravuga ati reka ntibyakunda. Imana ishimwe cyane, inshuti n'abavandimwe bakuvuyeho, ugifite akazi nyamara wari ufite inshuti, ugifite akazi wari ufite abo mugendana, ugifite akazi wari ufite rwose abakwitayeho, ariko Imana imwe mu gihugu cyo mu ijuru imaze kukavaho gatoya. Imana ishimwe cyane, babandi bose baragenda, ariko nagira nkubwire ngo Uwiteka avuganye nawe ngo bagiye kukugarukiraho, ntabwo uzigera ubagarukira. Kandi niba koko arahamanyijwe n'Imana n'Umwuka Wera, ukaba warize neza, uzi neza kweceye ku ntebe y'ishuri neza, Imana yamwijije kukurwanira kandi kukugirira neza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndagira nkubwira ngo nawe wakiraga kujya ku ishuri ukanga kwihangana ibikugerageza, ndagira nkubwira ngo wongere wambara imbaraga, haleluya, wongere wambara imbaraga. He yarawe revomesiki yamando jesira birevomesire, mubyengera wemere wambara imbaraga, wongere wihangane, wongere ukomere. Saba Imana imbaraga, haleluya, ugwiza imbaraga z'umutima, saba Imana imbaraga zo kunesha, saba Imana imbaraga zo kunanira. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Uwiteka abwira Yoshafati ati Yoshafati mwana wanjye, muri iyo ntambara ntabwo mwebwe muzirwa murwana, njye Uwiteka nzirwanirira. Mama, muri iyo ntambara ntabwo wowe wakwirwanira ngo bikunde. Papa, muri iyo ntambara ntabwo wakwirwanirira. Imana ije kukurwanirira izo ntambara mu izina rya Yesu, kandi Imana ije kugutsindisha kuri uwo musozi utuyeho, Imana ije kugutsindishiriza aho uhagaze. Imana ishimwe cyane, Imana ije kukurwanirira no kukuneshereza. Ngo bakugiriye mu bapfumu, ngo bakoresha hejuru y'ibyo byose, imbaraga z'Imana iri hejuru ya byose. Nta mbaraga nimwe hangara imbaraga z'Imana, kuko izo mbaraga zose ziri munsi y'ukuboko kw'Imana ishumba byose, haleluya. Ndagira nkubwire ngo rero babonaga ko wabaye amatongo, babonaga ko nta cyo uzimarira, babonaga ko byarangiye ku buzima bwawe, babonaga ko rwose nta kiza cyakuvaho. Ariko umva Uwiteka Imana yongeye kuvugana nawe, aho uhagaze muri uwo mudugudu utuyemo, aho uhagaze aho wasereye, aho uhagaze aho wakorerewe n'isoni, aho mu kazi bakurereze rebere vomesire. Uwiteka yongeye kuvugana nawe ngo nihaje kukurereze rebere vomesire, nihaje kukuremeshereza ishimwe, nihaje kukuremeshereza amashimwe. He yarawirebere vomesiki yamando, kuri icyo gisasuro maze igihe kirekire urwaye, kuri icyo gisasuro maze igihe kirekire, data twese naje kukuremeshereza amashimwe, haleluya. Muri urwo rugo rwawe wasuzuguriwemo, muri urwo rugo rwawe wasuzuguriwemo papa, muri urwo rugo rwawe watutswemo, muri urwo rugo rwawe wamburiwe mu ijambo, muri urwo rugo rwawe aho niho Uwiteka aje kukurereza rebere vomesire, kukuremeshereje ishimwe, kubera yuko wemeye kwiga ugafata amasomo yose. Mama, nawe Uwiteka naje kukuremeshereje ishimwe, wari hanganye mu byo butangaje, haleluya. Ntabwo wigeze usumira telefone y'umugabo mujye kureba ngo imitima itera, haleluya, ngo niko bayita. Hera wirebere voma urihangana, ntiwajya gusoma message. Najya nkubwira ngo Uwiteka waje nako kuhesherezaho icyubahiro. Imana ije kubaka urugo rwawe mu izina rya Yesu. Hera wirebere vomesiki yamando jezirebere vomesire. Ne wa musore wihangana ubusore bwawe, ukaravoreje amasiki yamando, ukanga kwiyanduje kujya byi Babuloni, ukanga kwivanga nandi mahanga, ukanga kwivanga nandi moko. Uwiteka araje. Rere werebere fokireski yamando jezira birevomesire. Imana yo mwijuru iraje kandi je kukugirira neza. Imana je kukuremeshereje ishimwe yaho uhagaze. Imana yacu nidutabare. Ndagira nkubwire ngo aho wari uhagaze wige neza, haleluya, ukurikirana amasomo ko yakabaye, ntihagire isomo na rimwe rigucaho. Usaba Imana imbaraga zo gufata amasomo. Nakubwiye ngo ukugisha ntabwo ari uzaguhemba. Imana yacu nidutabare. Reka kugenda wigura untege, reka kugenda utseta ibirenge, reka kugenda erewe vomesiki yamando rebete sire. Retara wirebere fokireski yamando jezira bire fokiresire. Reka kugenda utseta ibirenge mama, reka kugenda utseta ibirenge papa. Ndakwinyize kugira ngo reka kugenda utseta ibirenge wa mukobwa na wa musore we. Ihutire kujya ku ishuri, isaha ni saa moya n'igice, haleluya. Wiva mu rugo saa 3 ngugiye kurepeta, wiva mu rugo saa 3 ngugiye kuvuga ubutumwa, wiva mu rugo oya, haleluya. Imana yacu irishimwe cyane. Kurikirana isaha, data wa twese nuzaguhama ni uzagira gute, kandi muri urwo rugendo uhagazemo Imana izagenda ikuguriza imbaraga kandi wambara imbaraga. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Hangana uwo mukoresha wawe papa, hangana umukoresha wawe mama, hangana umukoresha wawe mukobwa we, wa musore hangana uwo mukoresha wawe, hambara imbaraga aho gugwiza imbaraga z'umutima, haleluya. Ngo nuko mwana gwiza imbaraga z'umutima, hamaze kugwiza imbaraga z'umutima ajyanwa mu butayu, haleluya. Muri ako kazi uri mugeragerezwamo nuko erebere vomesire. Imana hakujyanye aho n'ubutayu urimo, haleluya, haleluya. Birasa kugira ngo gwiza imbaraga z'umutima muri urwo rwo Imana yakujyanyemo, nubwo uri mugeragerezwamo, nubwo ubona ari ntanzira, nubwo ubona bikomeye cyane. He yatawe rebere vomesiki yamando. Imana yagira gwiza imbaraga
imbaraga z'umutima kugira ngo ibashe kukuremeshereje ishimwe. Bibiliya iratubwira avuganye namwe ngo ni ukuri babonaga warabaye amatongo nta n'umwe ukikunyuramo, amatongo abamo ibidasanzwe, amatongo nta matongo, iyo umuntu bese wari warabaye igicibwa, hari kumva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe muri ayo matongo haremye ishimwe. Nubwo bari barakuvuyeho, nubwo bari baragukarabiye imbere, nubwo bari barakureje zirebere vomesire, hari kumva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe agiye kurema amashimwe. Yewe wa mukobwa Imana igiye kukuremera amashimwe, yewe wa mupapa Imana igiye kukuremera amashimwe. Wowe ihanganye ibikugerageza, wowe ihangane ukomere, usaba Imana imbaraga zo kunesha, kuko Imana ishobora byose nije kugutsindishiriza muri byose mu izina rya Yesu. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo nimukomere, nimara gukomera mushikame, uje we ntatinze, kandi Imana niza ntabwo izaceceka. Imana yacu ni dutabarane. Leta warawereje zirebere vomesire, ngiye kubasengera. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, wowe wareje zirebere vome, wowe wari wamaze kubona byanze, wowe wabonaga ntanzira, wumvaga rwose ishuri ryanze, ishuri kwiga biravuna, ariko iyo wamaze kwiga neza ukarangiza ni ukurubona umusaruro, nawe ugasigara data batwese Imana za mvune zose zirangiye. Ndagira nkubwire ngo wihangane, yo gusengera Imana kugira ngo Imana kwambika imbaraga z'umutima, ikugwirize gukomera gusa, ubundi ibindi witekaje kwiheje icyubahiro. Ikiza kiri muri ibi bintu, ikiza kiri muri iri shuri, ntabwo mwari murimo kukwigisha ari buzaguha amanota. Haleluya. Imana yemwe ije kwitangira amanota, ahubwo wirinde gukerererwa, kuko niriya nkoni nimbi cyane, iriya nkoni nimbi mama, iriya nkoni nimbi papa, kuko iriya nkoni yatumusibira, kandi numara gusibira nukuri wagwa mu nzira. Icyo nakwifuriza akakanya nuko wakwiga neza, ukihangana ugakomera, ugasaba data wa twese imbaraga. Nta wamenye igihe Imana izagutabarira, ariko habari akakanya, habari uyu munsi. Ndagira ngo dusengane Imana ishobora byose. Wewe warucitse intege, wowe wabonaga ishuri byanze, wowe wari muri kwepa, wowe wagendaga biguru intege, wowe wagenda gutseta ibirenge, hera wirebere vokiresti yamando. Ndagira ngo usabire Imana imbaraga kugira ngo Imana ibane nawe. Mana data wa twese mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yo kwera ndetse no gukiranuka, umukozi w'umuhanga utajya kugenza. Nongeye kugushima nguhimbariza mvuga gukomera kwawe, nongeye gushimira ineza yawe. Senge ubwoko bwawe Mwami Imana nyiri ubutware, Imana idahinduka. Wamishuriye ibikomeye cyane, unyereka data batwese Imana beshi banga kujya ku mashuri, ndetse beshi bakagenda nyiringa Imana bagasanga amasomo yarangiye. Ntabwo mwari munabonaga abaturize yabakubitaga, kandi n'ukuri ntabwo iryo somo ryongerwa kugarukamo kugira ngo bongere baryige. Ndasenze kugira ngo data wake usange imitima, kugira ngo wambike imbaraga ubwoko bwawe, ni wambika imbaraga ababyeyi, wambika imbaraga abapapa, wambika imbaraga abakobwa, wambika imbaraga abasore, kurerebere baskiyamano jezirebere vomesire, kugira ngo bashe gukurikirana mwarimu, kugira ngo bashe gukurikirana amasomo yose. Hari abendaga kurangiza Mwami w'abami, hari kumwanza agenda barasimyambi, bambika imbaraga nyiri ubutware, uhereye kuri gardienne ukageza data wa twese Imana ishobora byose. Mana segonderi siziye nkuko wabinyeretse, unyemere wambika imbaraga ababyeyi, wambika imbaraga abakobwa, haza kwifuza ku mitima yabo. Ubuza ko barimo kwigira ariho data batwese ugiye kwaremeshereza ishimwe. Kandi ndagushimye Kristo mwana w'Imana yuko wowe urimo baha amasomo atari uzabakosora. Nyemera ubambika imbaraga rero, komeza kubatsindishiriza, komeza kubaba hafi. Ndagushimye kuko uri Imana itaneshwa, urakoze kuko uri Imana itanze umugisha, ukaba wambitse imbaraga ubwoko bwawe. Heya tawerebere vomesiki yamano jezirabire vokiresire. Ndagushimye Kristo wanesheje yuko hari imitima myinshi yari yamaze gutarara, hari imitima myinshi yari yamaze kunanirwa, hari imitima myinshi yari yamaze gucogora. Heya tawerebere vokiresiki yamando. Ndagushimye kwambitse imbaraga abagabo, wongeye gusubiza intege ababyeyi, wongeye kwambika imbaraga abakobwa, ndetse wongeye gusubiza intege mu bugingo abasore. Ndagushimye kuko uri Imana ihembuye umurimo. Heya tawerebere vomesiki yamano jezirebere vomesire. Bana n'ubwoko bwawe Mwami w'abami, komeza kubatsindisha, komeza kwa hafi no kwabera amaso. Ndagushimye kuko uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ntabwo nava imbere data wa twese yikamera, data batwese Imana ishobora byose. Nzamuye by'amasengesho Mwami Imana ishobora byose yicano iriba ry'uwambaje TV, kugira ukomeze kuyibera amaso, kandi uzamuye mu buryo bwo kwaguka mu izina rifite ubutware n'ubushobozi. Twamaze kumenya neza ko ari akareba wafukuri ubwoko bwawe, kugira ngo umuntu wese uzakagira azanywe ashira inzara n'inyota. Ndagushimye kuko uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Jijikira data batwese Imana ishobora byose, umukozi wawe Mana ishobora byose. Mwami Imana nipo nanjye papa unyambika imbaraga, ntago nabyibashisha ntagufite, unyemyambika imbaraga zo kunesha. Kandi Imana ishobora byose Mana uturinde kugwisara igihe cy'isarura kije, ubwami bw'Imana buze mu bwoko bwawe. Senge abari kure n'aba hafi Mana ari rugabane igihe itandukanye, wambika imbaraga ubwo bwoko, kandi uhaze kwifuza ko imitima yabo, hembura abantu bawe Mwami w'abami, imitima yongera igaruka imbere y'amaso yawe. Ndakurebere vomesiki yamano jezirabire vokiresire. Ndagushimye kuko uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, urakarama kuko uri Imana y'inyebambe n'ubutware bwinshi. Ni mu izina rya data twese somye byiza urakoze Yesu, amen. Ya Imana ishimwe. Nimirangira telefone ni 0780 63 76 37. Amazina ni Christ kubw'Imana. Imana ibamugisha.